Kalisa utambuke ubwo sinzi ubanza gucana mu gikoni n'ubanza gufata ikibiriti iyo mufatanyije rero mwagize muri cuisine sinzi ubanza kubikora amashyi menshi bose mukanya ubwo ubona ko basigaye hateye ikoranabuhanga ni ugushyira kuri gaze na cuisineri isabune imwe bikabirahiye nta kutuma tubuye ahari umudamu yakomeza bafatanyije bagusha ikimenyetso cy'u ubwo nibwo buryo bategura bwo kwakira abashyitsi mubaha amashyi cyane ariko manza avuga ati ntabwo abantu mwatungwa n'ibyo kurya gusa ati mu rugo nahawe na marayika byose bihora byuzuye marayika ajya atanga ibisa bituzuye aruzuza mwahaye umurange amashyi ko agatanga ibyuzuye atanga ibyuzuye muri ubwo buryo nabwo ashaka kudusangiza kubuki yaduhishiye ngo yabishe amezi arenga 6 kugira ngo tube tuze gusogongeraho byose ni byiza by'umurangi muheza manzi akomeze uburyo yo kwereka ko twishimiye kandi yishimiye uko amaze umwaka abarangi batashywe mu rugo rero ubwo wadufasha kuko umurangi yaguhaye umufasha ari umuhereza akazi mugenzi wawe ako kaboko k'ibumoso nk'uko ubigenza umufate mu bitugu maze umubwiye uko umurangi agira neza umubwiye ati oya ntabwo ari ibyo ntabwo ari uko noneho kubera ko umurangi umaze umwaka wizihiza umwaka abarangi batashye mu rugo rw'iwawe niyo mpamvu wadutumiye tukanezerwa ukaba utweretse umutsima ukabetse n'ibyo kunywa kuri ubwo buki mufate ku rutugu nk'uko ubikoze ubundi umusore ati umva uko umurangi agira neza mwahaye amashyi mada ubundi ni wowe nanjye nahita umuhesha umunsi ubundi akakuboko nawe ukamusubiza ubwo ati umusubiza ibyo akubwiye uko umurangi agira neza mu buryo bwiza rero umurangi n'umugendera mu mwanya niyo mpamvu adusaba aratuyobora kugira ngo tugendere kuri gahunda nk'uko abidutoza si byo se gukora ibintu byo bidafite gahunda ntabwo marayika bikunda n'abashyitsi bacu baracyari hano bagiye tugiye gukurikizaho ibintu bibiri hanyuma dukurikize igitaramo cy'umurangi mu gihe agiye kujyaho mu rudu ubuhamya harakurikiraho impano ubwo impano z'abana bavuriwe muri Rurembo cyangwa bakivurirwa muri Rurembo ndizera ko bayiteguye n'abandi baba bafite impano bashaka gutanga uwo mwanya ugiye gukurikiraho hanyuma agiye gucaho intama iduha ubuhamya nyuma narangiza akurikiye gutanga impano nidusoza
twese turahana amajambo tume niba nta muntu wapfukiranywe ashobora kuba afite igitekerezo ashobora kuba afite ikibazo uwo mwanya nawe turawutanga abaze cyangwa se duhe igitekerezo cyangwa umubyeyi twunganira mu byo twavuze. hano ya hakurya ya Muhororo mudugudu Amayange mwandi umugabo nubatse turugo n'abana umugore mbo ibyiza rero Malayika yankoreye mugezeho uko ndavunagwa ntabwo n'ubugeme detaye cyane uko geme detaye bwo bakwira bugacya hari byinshi nabo nashimwe umuranzi mugiye aho mumenyeye ko nanjye ndi muri bamwe bajyaga bamwumva mu gihe cyashize ntagira ikigeragezo umuntu mfite nawe nacyo nkumva bavuga umurangi ndetse yemwe naturanye nawe nkumva bavuga ko bagira inzoka ibyo bintu nanjye nkaba numva ko nyari cyo kintu bagira nta kindi aho muri n'ibigeragezo by'uburwayi ndwaye ikibazo ikigeragezo mfite nagize ni icy'akaguru narwaye akaguru niba ari umuntu wenda uzubabare bw'umubiri ntekereza njye numva bavuga ko ababyeyi aribo bazi ububabare iyo bagiye kubyara igise kiraryana uwo mubyeyi uzi ko igise kiryana ushobora kuba njye narenze babaye kurenza we ko njye nagize no nifuza urupfu kubera 2019 mu kwezi kwa 12 nagize ikibazo cy'uburwayi bw'akaguru kuko wenda kuvuga amagambo masari igihe navuga ati sibwo burwayi bwarakomeye koko ariko reka mbene iyi foto ni ifoto narageze kwa Malayika haraho kimaze kugera sinzenda niba muri buyibone neza cyeka na kwihezekanya hari iyi niyo namaze kugera kwa Malayika hari icyo genda akora ubu tuvugana suko wenda nshimuranje ko byabaye 100%. Ntibiraba 100%. Ariko mu gihe gitoya mpageze mumenyeye ndakeka ko rwose Malayika hari icyo mbona arimo kugenda akora. Urakandagira kuma inkweto sinayambara. Nayo muranje n'ikigo. Akagasebe akanagasebe. Ubundi cyari gisebe. Kinini kuko cyari cyagutse pe. Noneho ibaze icyo gihe narayivuje nagiye Kanombe nagiye kwa Banyanuma nagiye ku Muhima yemwe aho mperuka kujya hanyuma nagiye kwa Kanimba mu muvuriro mbona ambese ma privé akanyakanya gukomera kugira ndeye ko byo byamfasha hose bakabura uburwayi icyo nabonye kwa Kanimba babonye imitsi ariko imitsi n'idakanganya batabona uko bayibaga bikomeza kwanga nayo kanse henshi hatandukanye ko buriye irwaye umuntu akubwira ngo umufite hari umuntu akuvura ntabwo ubuzi ngo akora gutya uragenda nahuye n'abapfumu nahuye n'abakoresha ibintu bivugiramo ntazi ibyo ari byo nahuye n'abashyiraho imiti nahuye n'abanyaka harimo n'abanyatsi inyama amvura ngo ni kugira ngo yanazwe ngo kugira ngo akunde ngo sinzi yari kuzikagira no sinzi uko byitaga kugira ngo nyine ngo nkunde nkire ariko byaranze sibyo biranga nyuma yabwo nakomeje kumya kugeza aho ngaho mbona biranga kugurubura inkweto ntabwo nayambaraga sandari kugira ngo nyambare n'ubushimire nafungaga uw'inyuma nkawugira gutya nkawurereka gutya nkagenda gutya ikiguru cye ari umudimba n'ubwo wega mbo nk'ubu inkweto nayishyizemo kabaye nk'akabyimbyeho cyangwa se nakicaje umwanya ubundi gashaka hari ngo kabe karambuye nta bintu byo kukavunisha cyane sinzi yenda Malayika gumura zakomeza kandi nk'uko bigeze aha ngaha bizakunda sibyo bizakunda ariko yagira ngo mbabwire ngo icyo nshima umurangi nuko isaha ya none njyewe ubwanjye mbasha kuba ndyamba nkabasha kurya nkabasha kugenda nkumva mbese hari icyo Malayika arimo kugenda akora kuko ngenda nababoye hahandi nararagasakuza noneho byongeye ikindi cyongeye ku icyo ngicyo havaga amaraso kagaturi kakajya ko nkabona kwa muganga ngo genda wowe uza tukogereze tuzirikeho bande ufata ibinini umwe bikamura n'ibyimbura nkabingo namwe ibinini kuva 2019 kugeza hari mu 2023 mu ntangiro byaranze ibinini mvuga ngo mana yakase nkumva avuga ngo sida ngo umuntu wa sida ngo sida ngo ibinini bihoraho
avuga ni mani zandi iki gikenya ntabwo binashobora ni kubinini ndabitinya ariko njyewe ntabwo narwaye sida narwaye ikigeragezo cy'igisebe noneho cya gisebe gituma n'ibya binini numvaga ko ntanywa ntashobora mbinywa noneho by force sibyo ibinini byamukatandukanye ndabinywa bigeze ubwo noneho ubu nabiretse bya bindi bikama muri byanze mpuye na marayika sigarama bya bindi bigabanya ububabare kugira ngo ntaribwe cyane sibyo kajya gutya hagiritse na bande kirapfutse kajya nkabona amaraso aratungereje amaraso nka buri kintu nkora nirukanse njya ku muhima babura icyo bakora nirukanse njya kwa nyaruma buri icyo bakora mpamagara dogiteri Kanombe nise ko cyari kimo kuva amaraso mbikore gute bigenze gute muramfasha iki ati ko bavuga ngo twaguha imiti twagukorera iki teranje urumva dogiteri ngo yeranje uzakora iki nta kindi cyo ko nahuye n'abantu b'abanyamasengesho ndimo kwikanja ngiye nani ariya mu mujyi Faisal none siyashika siyashika mwana mwatereka ibyo bintu ni imyuka mibi bwo tujye gusenga tujye gusenga nafashe bande naziritse mpava amaraso nta kiva bayo gutyo bayo ngaho ndiruka nka ndabana ngiye kujya nsenga ahantu hose nzi basenga kwa bose ko mu Remera ayo mbese hano bandi bajyavuye kuri televiziyo bavuga ngo baravura n'ibimuga bikayahuruka n'imboga bakazijugunya aho hose naragendaga ukiri aho ngaho umaze kugera imbere y'abarangi wahageze mu kuhe kwezi ubu bihagaze bite nahageze mu kwa 11 ku itariki 2 zo mwaka washize ubu wabageraho ubu ngubu ayo maraso nta kiva ntibageraho ubwo nta bashyizeho umuti w'inshuro ya mbere nta batandukanye n'umuti nageze aha ngaha tuzuma babona uko bimeze avuga ati tuzakuvura kubitaho insabo nk'insi nk'ingahe amaraso ntayo nongeye kubona noneho ka gasebe nibaza amaraso yavagamo ibyantu byagenze kuko nzi ko umutsi wacitse none byagenze gute nta maraso akomeje kuza noneho noneho ubwo avuga ati bande ntabwo uzayituyivurizaho yikureho akajya noneho ashyiraho umuti kugeza ubwo kuva icyo gihe kugeza n'ubu ngubu igisebe cyari kinini kirimo kugenda kigabanuka amaraso ntiyongeye kuva ahantu najyaga mbona hameze nk'ahantu harimo akantu k'agakara ukuntu utamenya kagira ngo ni nk'umutsi wacitse waboze ukaba wacitse ariko yabaje se none wafunzwe n'iki nta muganga wadoze nta miti yindi nawe ikazirika igapfundika marayika rero arakora ubwo icyo nashima umurangi ni uko aho na n'isaha ubu ngubu hari byinshi tujya tugira imitego myinshi uko njye ubwanjye ntumvaga ko umurangi avura niko na benshi babifitemo benshi aho utambuka ngo icyo kirahise ngicyo cyahise wundi bya bindi by'abarangi ugasanga ni ikigeragezo duhana cyo mu buzima cya buri munsi ariko icyo ngicyo nagira ngo iyo wowe ubwawe uza akahinda ufite akabara ufite ntabwo ubyumva nta no kubyitaho ubumva barimo yisekera ko njye ubwanjye nageze ubwo nararaga nsakuza amaraso ariko adudubiza nk'ijoro akaba adudubije nkajya mfata bande nkafata agatambaro nkazirika cyane kugira ngo amaraso adakomeza kuza kugeza ubwo nabonaga ko byakunda se amaraso byakunda nshobora kuja akagura bagacira nzakora iki naho ndavuga ngo ubu ngubu ngiye kwishyira mu mano gusa nagiye kugera aha ngaha ntabwo nari nzi umurangi ngo namukurahe kugira ngo abashe kugeza ubu ngubu igisebe cyarumye urambara inkweto urakandagira uragenda ubu ngubu ntabwo kiruma ni nka 80%. Kuko kiracyajyaho umuti kiracyafite igisebe ariko kitari kinini nkaba mvuga ngo ubyanga byakunda ko mbibona umurangi arakoze ndashimira hagejeje akora nasigaza tukira akabazo kanyuma niki wabwira imbaga iteraniro cyangwa n'abazakurikira kuri iyi kamera ubabwira ubuvuzi aho wirukanse hose ne ukabugeze nawe ukabukangira amaze kuma wumva watanga message ki ku buvuzi bw'abarangi message natanga ubuvuzi bw'abarangi abenshi nta nubwo bazikara ubuvuzi bazika idini ko njye nabaje kundeba babitera aho nsengera sinyando mu gaturika ngiye bashaka kubumwe ukabamatsinda babijura ikiti yagiye mu barangi induru ziravuga n'iki byose hafi no kumpagarika mu idini bageze no gwaza kunsura n'iki ndabasobanura ko turi idini ari ukwivuza bisanzwe ari abavuzi nta idini rihari ati byo n'ibyo nyine nari kwivuza bwo birumvikana umubiri uraryana ariko nyambwiye abantu bose batazi neza yuko umurangi bashidikanye yuko
atavura cyangwa se wumva ko wenda ari inzoka ari ibiki uko nanjye nari mbizi siko nasanze arabavuzi kuko nabonye arabera hane nta kintu cy'umukara bakoresha ubwo rero bivuze ngo nabera ibyabo byose birera kandi baravura n'icyo hamwe nabo twese igihe neza twakurikizaho umuvugo umwe ku muntu ufite umuvugo ubundi abateguye impano zo guhereza ururembo rw'abatabaye twahoze tubwira abahereza turi ku meza twebwe turi munsi ya mukara ariko tuti nawe tuguha ibyo mwaduteganyirije byishimo bya roho n'amagambo meza aryoshye rero nanjye nateguye umuvugo wo gushimira marayika marayika ni urumuri marayika arera niyo mpamvu nashyize hariya turiya tubuje mvuga umuvugo nyine na ruriya rumuri rurimo kwaka amazina yanjye nitwa Nyirakagina Emerita nkunda umurangi cyane ubu naramenye umurangi mu mwaka wa 2016 na 16 nanjye yarantabaye ndwaye arongera dutabara kuri musozi wacu aza kuduha ururembo nanjye nkunda umurangi cyane mbere yo kugera ku magambo y'umuvugo rero ndi buvuge ngiye kubanza nshimire umurangi mu magambo yo kumushimira ya magambo meza tubwira abasheri bacu n'ibiki abarangi nabo ni abasheri bacu nanjye ndabanza kubaryohereza bita tutuzina nababwiye hanyuma mbone gukurikizaho amagambo y'umurangi mumbabarire ntimo agomba atindira cyane ariko nanjye mundeke ibyo nateguye bivuge umuvugo ushimira umurangi ndashimira umurangi woherejwe n'Imana gutamba no gutabara mwene muntu reka ngushimire murangi ko wateretse indembo n'ingege impande zose z'isi tukaba turi mu byishimo byaduhuje uyu munsi kuri uyu musozi wacu wa Bweramvura kuko mwaduhayeho ururembo reka mbahamagare mu mazina yanyu mbashimira mwije mutaramane natwe babyeyi bacu mwije aboherejwe na Ruhanga mwije abarangi bo mu Bugande mwije abahima n'abatoro mwije bigaga n'ibigabiro mwije bo ku Musenyi no ku Muvumba mwije barangi bandi mwije bo mu kwezi no mu nyenyeri mwije abaziri n'abazayire mwije ab'inka n'ingoma mwije abo mu mayanja mwije ab'imibirizi wabo w'abarangi mwije abakagare n'ababukeremwe mwije abamanzi n'abadevota ndabahamagara Mikayire Rafayire Gaburiheri abasarafimu abakerubimu abanyabubasha n'abarinda ngoma igitaramo gihire babyeyi bacu nyakubahwa umuhereza uhagarariye abandi mu buvuzi gakondo bw'abarangi banyakubahwa abahereza n'abaherezakazi inshuti bavandimwe turabashimiye uyu munsi wa none leta bikesheshatu z'ukwezi kwa 8 2013 kuri uyu musozi wa Bweramvura twaje mu byishimo byo gushimira Imana ibyo yadukoreye ikoresheje marayika wayo ari we murangi yaratwibutse yaratubonekeye yaradutabaye ubwo yasesekazaga umwuka we umwe mu bavandimwe bacu ikamugira ikiraro twambukiraho yaramuhamagaye maze yitaba atajijinganya yitaye ku buto bwe cyangwa uburanga bwe yahamagariwe kuri uyu musozi w'amateka akarishye cyane muri iki giturage cy'insina n'imiyenzi ahangaha hinamenyekana marayika yamuhamagaye ageze igihe cyo kurya isi yamuhamagariye hagati mu murwa umwana wavukaga mu bisubizo asiga ababyeyi n'urungano urya koko marayika atora uko ashaka agatora uwo ashaka mu gihe ashaka marayika yarakwigombye maze witaba utajijinganya uti karame murangi wanjye ndi hano ntuma iyo ntore y'umurangi yo kabaho yo karama yo gahirwa yo gakamirwa ay'iburyo n'ay'ibumoso yaguhunga imigisha n'amahoro shemererwa mu iki
tukigera hano umwaka ushize nk'iki gihe twavugije impundu, ingoma ziranihira, amajwi arahanika. Ibyo byishimo nibyo turimo n'uyu munsi. Ntabicishije amatsiko, uwo turangamiye none ni n'umuherezakazi Manzi Jean Claude n'umufasha we Niyirora Devota baturijwe ururembo rw'abaranga. Mushemererwe abahereza. Mukwiza amaso impande n'impande, ureba abavandimwe babakikije n'amaboko yanyu. Manzi Jean Claude, Fiat yawe bivuga ndemeye niyo yaduhurije hano twese, turagushimiye. Nyakubahwa umuhereza n'umuherezakazi, munyemerere mu ijwi ry'abavandimwe banjye duhuriye kuri Marayika babwire akaturi ku mutima. Turishimye cyane, turabishimiye bihebuje. Nyakubahwa umuhereza, turabishimiye bihebuje. Humura shenge, komera, turagushyigikiye. Shora imizi ukomere, tukuri inyuma. Mu gihagararo uri muto pe, ariko gukura si ugusaza, gukura si ukumera imvi. Ukwicayemo niwe ugomba gukuzwa, nawe wowe ugacishwa bugufi. Humura, uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Agati gateretswe n'Imana ntigahungabanywa n'umuyaga. Ubugabo si ubunini kandi ntawurwanya Imana. Yezu abwira Petero ati, uru rutare, urwo rutare niho nzubakaho kiliziya yanjye. Ububasha bwo mu kuzimu ntibuzagushobora. Manzi, uri umushumba w'intama zitabarika. Humura, imiyaga n'imihengeri ntibizakunyeganyeza. Mugeze kuri uyu musozi mwakanguye byinshi byari bisinziriye. Ubuvuzi bw'abarangi babubuze uko butari, abatabizi ariko bicwa no kutabimenya. Kandi ko uwambaye ikirezi ntago amenya ko kera. Ubuvuzi bw'abarangi ntago ari inzoka nk'uko babivuga. Oya, ubuvuzi bw'abarangi ntago ari amashitani nk'uko babivuga. Oya, ntago muri nyabingi n'ibitega. Oya rwose, ntago muri amahembe n'abazimu. N'ubuvuzi bukomoka ku Mana. Imana yifashishije abamarayika bayo kuza kuturwanira, ibashinga uwo murimo kuko shitani yari imaze kujugunywa ku isi. Twari tugowe kuko Sekibi yayitumanukiyeho. Imana kuko idukunda yohereza abamarayika bayo kudukiza ibi byose tuzaterwa na shitani. Niyobera ry'Imana rikomeye cyane. Yashyizeho ubuvuzi gakondo ibinyujije mu bamarayika bayo kutuvura indwara zananiranye n'izananiye abaganga. Iryo yobera byaje no gushyikira mwene muntu, nk'uko marayika yabaye igikoresho cy'Imana, ni nako muntu nawe yabaye igikoresho cya marayika. Bose baruzuzanya muri rya yobera navugaga haruguru. Yezu se ntiyari Imana? Yigize umuntu akabyarwa n'umugore? Ko yaje mube se ntibanze kumwakira? Bikira Mariya se ntiyaje iwacu i Rwanda, yabonekeye abana batatu Kibeho, akabwira abantu kwisubiraho, ntiyavuze ko yahanzweho na shitani? Izo zose ni ingero tubona, twumva, dusoma no mu byanditswe bitagatifu. N'ubuvuzi bw'abarangi rero ntago buzumvwa na bose, nubwo abahawe uwo muhamagaro. Kuba amategeko y'Imana asa n'ay'abarangi, ese wowe ntacyo wumvamo? Wowe usebye umurangi, wabishaka utabishaka, akwicaye mu ngingo n'amagara. Waramuremanywe, muragendana ntagusige, murasangira ntagucure. Wakosa akakuvimbira amavi, akaguhendahendera ku Mana, ahora kurwanirira kurinda shitani n'ingabo zayo. Urugamba rwe na shitani ntago rujya ruhagarara. Warubizi se? Hahirwa wamenye ubuvuzi bw'abarangi, hahirwa ubazi, hahirwa uzabamenya. Nyakubahwa Manzi na Devota, turabifuriza kuzaba igiti kinini cy'inganzamarumbo cyameze hafi y'umugezi, kigahora cyera uko igihe kigeze. Amashami yacyo inyoni zikaza kucyarikamo ibyari, amababi yacyo ajye ahora atoshye.
kijye gihora gitanga amahumbezi, abananiwe bajye baza kugamamo izuba. Kizaba uburuhukiro bw'abarushye n'abaremerewe. Icyo giti mwebwe mubwirwa. Nyakubahwa umuhereza manzi, umuganga mwiza afasha abarwayi gukira. Uri umudogiteri udasanzwe. Salomoni ni uwo mu byanditswe bitagatifu. Imana yaramuhamagaye arayitaba. Imana iramubwira ngo ayisabe icyo ashaka. Salomoni yayisabye ubuhanga. Imana irishima cyane. Manzi, nawe wasabye icy'ingenzi. Kubera ibyo, umurangi yagusezeranyije ko umurwayi wese uzakunyura imbere azajya akira uburwayi bwe kandi mu gihe gito cyane. Kandi ko nta ndwara ushemererwe kandi mu gihe gito cyane, kandi ko nta ndwara n'imwe izakunanira. Ariko umurangi akubwira ko uzageza igihe cyo gupfa azapfa kuko umurangi adatamba umunsi. Mbega ububasha bukomeye umurangi yaguhaye, natwe turamushimiye. Umurangi yaragutoye yakwitegereje, ntago yadupfunyikiye ikibiribiri. Ufite ubunyamuntu utasanga ahandi, ufite urugwiro wakirana uja kugana, wicisha bugufi ugatega amatwi buri wese mu rwego rwe, ukamuhumuriza nk'umubyeyi. Muti wa mbere uba wanywewe, kandi umenye ko abarwayi benshi bifuza kuvurwa nawe, ntawe utagukumbura. Ibi mvuga so gukabya cyane, nuko hari byinshi nabonesheje amaso yanjye. Amajoro menshi urarudusabira, kandi si uburwayi gusa, udusabira n'amahoro n'imigisha. Tuzahora tugukumbura. Kuri iyi sabukuru yanyu rero, munyemerere tubita akazina kabakwiriye. Uri Clever. Clever bisobanura umuhanga. Uri umuhanga w'ubwenge karemano tuvukana. Uri n'umuhanga mu by'abarangi. Ku rugejuru imbere ni heza. Umurangi azagushyigikira. Icumu rizahora rishinze. Ibitero bitabarika by'abamarayika bizahora bikurinda. Marayika Rafael mutagatifu wiha ubwenge abaganga, akabereka imiti ivura abantu, by'umwihariko abaganga bakunda Imana, azakwiteho by'umwihariko. Umubyeyi Bikira Mariya utwaye ibanga rye, wahishuriwe kare ko ari umwamikazi w'abamarayika, maze nawe umusaba ko yaba umwamikazi wawe. Azabane n'abamarayika muri uru rembo rwawe. Nagufubike ibishura bye, kandi azahore agufatiye iry'iburyo. Natwe abagize amahirwe yo kukumenya, tuzagukundira icyo umurangi yakuduhereye. Twese hamwe tuti isabukuru nziza y'ururembo rw'abarangi. Hamwe n'abanyu bose, hamwe n'abo mukunda bose, hamwe n'abo mwaragijwe bose, umurangi aduhana umugisha. Ni byiza cyane abantu bari kutubwira bimurangira ngo ubonye umuyisilamu, ubonye ko yuri ari umuyisilamu, kudamu n'umuyisilamu. Wabonye ejo ubwo ruzi ko yenda manzi yarashinze itorero, abantu bakaba baza gusengera bamuzaniye amaturo. Kenshi wasanga ariko wari ubizi. Ubuvuzi buva ku Mana ni impano bahabwa zivura, ariko hari umuntu wagize ikibazo kugira ngo abaze yumvisha uburyo uvuze, abati ndashaka kubaza uramuhereza ikibazo. Kwa mu mwanya kugira ngo umuhe igisubizo. Nitwa Sebananije, abandi inshuti y'amanzi babaye igihe kinini, ariko ari ikintu uvuze gikomeye, kandi twebwe abarwayi cyangwa se nk'abantu twakize duhuramo n'ikibazo. Uravuze ngo ntabwo umwana wa marayika abiryarya, kandi hari igihe usaba neza imbere ya marayika akakwereka umuntu ugukorera cya kintu. Ese iyo umumenye marayika akakubwira ngo wa mwanzi wawe ntuzamwereke ko wamumenye, ariko umusabire.
ntabwo wamwereka ko wabonye ko wamumenye uko yakurogaga. kuba umuhereza bisaba kuba uri umuntu hose ukaba uhari cyangwa hose ukaba umenya ko ugomba kuhagenda. Kandi twigisha iki? Twigisha urukundo. Niba umuntu akugiriye nabi ntago wowe inyiturano ugomba kumuha ni ukumugirira neza, kubera ko iyo umufashije, iyo umugiriye nabi mwese mwaba murwaye. Wowe ntago waba waramenye marayika, ahubwo wamenye Imana ukamenya marayika. Musabire bamutunganye kubera ko ntago ari we, ibyo ari gukora ntago ari we, cyangwa ibyo yagukoreye ntago ari we, ahubwo ararwaye cyangwa aracyafite ya shitani iri kumugendaho kugira ngo yo gukora ibyiza ngo abikorere abandi. Musabire bamutunganye, bya bintu bizashira. Cyangwa utire n'isabo. Iyo mubabwira abana b'abarangi, niba ufite ikibazo tira isaba abana b'abarangi bagenzi bawe, tira isaba umuhereza. Ubwo muhereza ati mfite ikibazo, mumfashe isabo, hari ibyo mbona bitameze neza. Kandi bagufashe isabo, abashyize hamwe byose birashoboka. Bajya bababwira ngo niba mubona imvura itari kugwa cyangwa mubona hari ibibazo bifitwe mu murenge cyangwa hehe, nimukungikanye ibiganza, murambure ibiganza, musabe cya kintu bakibahe, kubera ko cya kintu cyagenewe mwebwe nta wundi cyagenewe. Nimurambure ibiganza rero bazayibaha. Nawe nibagufasha isabo bazagufasha wa muntu atungane, nawe azagera imbere y'abera cyangwa y'abantu ameze neza. Ubusenge